Ambasaderi Colonel Joseph Karemera yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane avukira i Mukarange mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri umuryango we wahungiye muri Uganda ahitwa Nakivale. Yize amashuri atandukanye muri Uganda ndetse yakomereza muri kaminuza ya Makerere aho yize amasomo yerekeranye n'ubuvuzi bw'abantu. Colonel Dr Joseph Karemera ni umwe mu bashinze umuryango wa FPR Inkotanyi ubwo yari amaze imyaka 40 mu buhungiro. Karemera yari mu bantu batangije igitekerezo cyo gushakira igisubizo ikibazo cy'Abanyarwanda bajugunywe hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu batotezwaga n'ubutegetsi bw'inzangano. Hari harageragejwe ibintu byinshi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo n'icyenda. Icyo gihe Karemera yabaga mu gisirikare cya Uganda. Yagira igitekerezo cyo gushaka igisubizo. Igitekerezo cyarakuze gikurura abantu benshi, haba abari Bugande, mu bihugu bituranye na Congo, i Burundi, Tanzania n'abandi baturutse mu Burayi. Kuva amashuri yisumbuye no mu kazi ke, Karemera yagize uruhare mu kugira igitekerezo cyo kubohora igihugu. Kandi igihe urugamba ubwarwo rwatangiraga ku 11 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, yari ahari kandi icyo gihe yari kapiteni mu ngabo za Uganda. Uruhande rwa Karemera, ayo masomo ye nawe yavanye mu buzima bwe, niyo yavanyemo kuba icyo yabaye uhereye kuba muri ba bandi ba mbere batekereje icyakorwa kugira ngo ikibazo cy'Abanyarwanda bari hanze ndetse n'abari mu gihugu, ntabwo ari abari hanze gusa, byari gukemura ikibazo cy'igihugu muri rusange, usibye ko cyari gihereye ku bari hanze. Urwo ruhare nabwo ubwo n'uwo yari we, nubwo atagifite ubuzima bwe kuri uyu munsi, yaragize igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yagizemo uruhare. Dr Karemera yari umuganga ndetse yari mu bavuraga inkomere ku rugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane no kubohora igihugu, yabaye mu myanya itandukanye mu nzego z'ubuyobozi nka Minisitiri w'Uburezi, Minisitiri w'Ubuzima, Ambasaderi, Senateri ndetse n'umwe mu bagize inama ngishwanama y'abasaza aho yakoreraga kugeza ashizemo umwuka. Umuyobozi w'igihugu Dr Karemera yabaye Head of Medical Services mu Rwanda Patriotic Army. RPA imaze gufata leta, hamaze guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, Dr Karemera yakoze imirimo itandukanye. Yabaye Minister of Health, aba Minister of Education, aza no kuba Ambassador w'u Rwanda muri South Africa. Avuyeyo yabaye na Senator. Hanyuma aza no kuba mu National Elders Advisory Forum, ariho yitabye Imana akora. Ibi byose Karemera iza appointments yagiye azibona, akazi yagiye akora kubera yuko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bamurebagamo ubushobozi. Dr Karemera niwe wabaye Minisitiri w'Ubuzima wa mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ubwo yari Minisitiri w'Ubuzima, yafataga ibyemezo bikarishye birimo kubuza burundu umuganga kongera gukora umurimo ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'uburemere bw'amakosa aremereye yabaga yakoze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda, Colonel Dr Joseph Karemera yahawe inshingano zo kuba Minisitiri w'Uburezi asimbuye Ngirabanzi Roheye, umugabo utaratinze ku buyobozi bw'iyo minisiteri, aho izo nshingano yazimazeho amezi make asimburwa na Mudide Emmanuel. Igihe gito yamaze kuri uwo mwanya wa Minisitiri w'Uburezi, yakoze uko ashoboye maze arwanya kujenjeka kw'abarimu n'abanyeshuri, aho yirukanye mu mirimo abayobozi b'ibigo by'amashuri bitagira ingano, abanyeshuri nabo yabacaga mu mashuri, akanabahagarika imyaka myinshi,
hari nk'abahagarikwaga imyaka 2-3 bazira gukopera mu bizamini. Dr Karemera ubwo yari Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yafashe icyemezo cyo gutesha agaciro zimwe mu mpamyabumenyi z'amashuri yisumbuye zari zaramaze kwemezwa no gusohoka, asabwa ko zigarurwa maze zigacibwa. Izo diplome zarakuwe ku bigo byatungwaga agatoki ko gutanga amanota mu buryo budakurikije amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi. Muri icyo gihe ubwo itangazamakuru ryamubazaga niba nta mpungenge afite kubwo guca diplome zirimo iz'abana b'abayobozi bakomeye n'abasirikare nkawe, mu ijwi ry'umunsi yarabasubije ati ufite intare nayiziture. Colonel Dr Karemera mu nshingano nyinshi yagiye anyuramo yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Dr Karemera abanyamakuru bamwibuka kenshi, bagoraga kumenya uko bamuhamagara kuko yari Colonel, ambasaderi, senateri na dogiteri. Nubwo atarakivugwa cyane ariko ari umwe mu batangaga ibitekerezo bihamye mu muryango wa politiki FPR Inkotanyi akomokamo. Dr Joseph Karemera yitabye Imana ku 11 Ukwakira 2024 azize uburwayi bwa kanseri yaramaranye imyaka irenga 13 uko byasobanuwe nabo mu muryango we. Ubu burwayi yabumaranye imyaka irenga 13. Kuba yaramaze iyi myaka 13 nyakubahwa Perezida wa Repubulika wabigizemo uruhare runini cyane. Nimwe tubikesha kubera ko mwarekomendingaga yuko ajya kwivuza kandi mu mavuriro meza ashoboka ku isi. Kabasize abana 7 n'abuzukuru 4 kandi mu iruko ridashira.